Urabona aha ngaha handitse ngo ikaze mu muryango, noneho ahandi hasi handitseho ngo meet your parents, bivuze ngo nyine urakaza neza mu muryango guhura n'ababyeyi. Izi nizo t-shirt twagiye twambaye ubwo najyaga kwakirwa mu muryango. Aka gafoto impamvu nagashyizeho ni agafoto ka kera muri 1997, aka ngaka ko muri 1997 ubwo natoragurwaga muri Congo bwa mbere ngezwa mu Rwanda. Iyi ngiyi ni ifoto y'ubu ngubu nyine narakuze, niyo mpamvu twazishyizeho ari ebyiri kugira ngo bizagaragare yuko uwari umwana yakuze, ahari ubwana haje ubwanwa. The Zoom TV 24. Ubundi mama duhura bwa mbere ntabwo twahuriye mu birori, ahubwo bwa mbere na mbere yuko ibirori biba yaje kundeba i Kigali. Ibirori byari bube kwa gatandatu, we aza kundeba ari kwa gatatu. Icyo gihe twahuriye Nyabugogo. Ese wenda iri ntago bigeze bakubwira mo gakeya kuntu bakeka wenda kuntu mama mwaratandukanye muri Congo? Ubundi mama byose yarabimbwiye, tukibonana twaricaye nyine turaganira, nta nubwo nanabimubajije kuko ikintu nagombaga kwirinda ko ari ukubimubaza kuko ntago nari nzi uburyo byagenze, wenda nari kubimubaza bikamukomeretsa, ariko yarabimbwiye. Ubundi yarambwiye ati ubundi wowe ukiri umwana warakubaganaga. Arambwiye ati umunsi nkubura njyewe nari ndimo ndafura, icyo gihe nari ntwite, noneho ndimo ndafura imyenda, uraza mu ibase nafuriragamo nawe ukajya ufura imyenda nanjye nkafura, ngiye kwanika imyenda nkusiga ku ibase urimo gufura. Ngarutse ndakubura, mba ngiye kugushaka, nkushatse mba ndakubuze, dutangira kuzenguruka mu nkambi. Twirirwa tugushakisha mu nkambi hose, birinda butwiriraho tutakubonye. Iryo joro ntago twaryamye, twaraye tugushaka. Papa wawe niwe wagiye kugushakira ahantu kure kuko inkambi zari nini cyane. Ubwo ngiye kuko nari ntwite, nari nta mbaraga cyane nari mfite, na mama na barumuna banjye baragufashe bose bajya kugushakisha. Iryo joro nibwo batangiye gutera ibisasu mu nkambi. Ubwo nta kindi cyase kibaho, hase habaho gushaka kuntu bahunga birukanka. Uvuga ngo papa yasigaye yagiye kunshaka, mama kuko yari atwite ngo yaranarwaye nubwo yafuraga, bahita bamukubita ibitugu, bahita bafata inzira baza berekeza mu Rwanda. Papa yabaje inyuma ababwira ngo umwana yamubuze, nabo bavuga ngo bamubuze, asanga barimo bararira. Avuga ati reka dukomeze imbere, wenda hege twagira amahirwe tukanamubona, ko babonaga ngo bagenda bahura n'abana benshi bagiye batakara mu ishyamba n'iki. Nuko barangije bageze imbere nanone barongera barabarasa, bahita bahindukira, bahita bacengera ishyamba. Bacengeye ishyamba, mama na mukecuru na basaza be bahita baca inzira yabo, papa nawe ahita aca iyindi nzira, kuko ubundi binjiraga mu ishyamba ubona mwegeranye, ariko mwageramo hagati mugasanga ari inzitane, mugahita musanga inzira ntizihura. Nuko rero mama ngo bamaze icyumweru mu rugendo baraburanye, nibwo haje umuntu aramubwira ngo papa yajyanywe n'indege ibahujyana mu buhungiro muri Congo Brazzaville. Ubwo nyine mama ngagahinda karamwica, aravuga ati reba ati mbuze umwana, none mbuze n'umugabo wanjye. Nuko mama nyine ngata umutwe, no kugenda biramunanira, nta kindi cyabayeho, rero baramuheka. Nuko nyine baburanye kugeza na n'uyu munsi wa none ntabwo barabonana, usibye kuba mama iyo yaje mu Rwanda mushiki wanjye amutiza telefone bakavugana. Ariko nyine urumva papa afite umwana w'imyaka 14, mama nawe afite abandi bana bakuru. Urumva rero ko nitwebwe turi babiri, mama nawe yabyaye babiri na papa hari yabyaye babiri. The Zoom TV 24. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye nkuko mubimenyereye, tugenda tubazanira inkuru nyinshi muba mutasanga ahandi. Cyo tugusaba no gukomeza ugenda ukanda subscribe, kora akamenyetso k'umutuku kugira ngo uzajye ubona n'inkuru nyinshi zitandukanye, video nyinshi zitandukanye utasanga ahandi. Uyu musore ngira ngo muri kumubona ahangaha, uyu munsi yantembereye hano mu rugo, ariko si ubwa mbere mumubonye, yagiye agenda cyane mu bitangazamakuru. Hejuru y'ikintu umuntu yavuga ko cyari gikomeye cyane, gushakisha umuryango ntabwo ari ikintu cyoroshye, ko wari umaze imyaka igera kuri 25 inarengaho utarabona cyangwa se n'umuntu umwe w'iwanyu, umuntu umwe nibura uzi aba ari ikintu kitoroshye. Uyu munsi rero Eric turi kumwe hano, amakuru yawe?
amakuru ni meza cyane. ibintu biragenda neza. Ubu ngubu ibintu ni amahoro. Imana ibirimo neza. ngira ngo nari maze kubwira abantu ati ntabwo biba byoroshye kubaho ubuzima bwawe utazi niba koko hari n'umuvandimwe n'umwe muvukana. watangiye urugendo rwo gushaka umuryango wawe, ngira ngo bwa mbere byaramanje, banza uduciremo ku mayange, urugendo rwagenze rute, ubu bihagaze gute? Ubundi urugendo rwo gushakisha umuryango ni urugendo rwari rukomeye cyane, ariko buriya ibintu byose bikomerera abana b'abantu, ariko iyo harimo Imana biroroha. Rero ntabwo byari byoroshye. Ndibuka ko natangiye mu kwezi kwa kane ku itariki 3/2019. ndatangira nshakisha kuvuga ngo kanshakisha umuryango nkoresheje itangazamakuru, ibinyamakuru, social media. Icyo gihe nibwo haje kubamo, nyuma y'ibyumweru nka 2 cyangwa 3, haza kuboneka umuryango w'i Butare. Uravuga twakubonye, tubona uri umwana wacu, ariko uko usanga nyine hari ibintu byinshi cyane byasabwaga kuba twahuza ibiganza, ibirenge, ariko ho tukabona nyine ntabwo biza neza. Icyo gihe twitabaje ibizamini byo kwa muganga by'amasano, icyo gihe nyine biba negatifu. nkanjye wari uri mu rugendo rwo gushakisha famille, urumva ntabwo nari buhagarare, ndakomeza ndavuga ati ubwo ibya mbere bibaye negatifu, byanze bikunze hari aho ngomba kuzagira bikaba positifu. wenda tukiri aho gatoya, kuri iyo test ya mbere, ukigera mu muryango bwa mbere, nta bantu wenda wize ubona ukavuga ati uyu munani ndabona dusa, n'ubwo wenda ibizame byanze kugaragaza ko mufitanye isano ya nyayo? Buriya abantu benshi hari ibintu bidatandukanye, gusa n'umuntu no kugira ishusho y'umuntu. ko gusa inzobe, imibiri yombi, igikara, ariko ishusho y'umuntu ni handi ushobora kumanuka muri karitsiye umuntu yakubona gukekera undi muntu, uwo ngoma mufitanye ishusho. Rero umuryango ko wanze kuza kundeba ahantu nkorera akazi ka buri munsi, nyine nshakisha ubuzima, mbona nyine umuhungu bavuga ko yaba yarabuze impanga ye, mbona nta hantu duhuriye tutanafitanye ishusho. Ariko papa we kuko yaratuye i Butare, aravuga ati uzaze mu rugo tukurebe. Ndagenda, icyo gihe njyayo, nagiye nshaka kureba amafoto yo mu bwana, kuko abari bakuru bose ni nabonye mbona nta hantu duhuriye. ariko ndavuga ati buriya bakiri abana wasanga bari bameze nkanjye. nyine njyayo, amafoto ndayabura, nyine n'amafoto sinayabona. niyo mpamvu natashye nyine numva ntazi, mvuga ati wenda byanze bikunze arimo gushidikanya cyane. Rero no gukoresha ikizamini cy'amasano nyine nibo babishyizemo imbaraga, ko njye nta mafaranga nari mfite. nyine barambwira twe tuzakoresha ikizamini, icyo kizabisobanura neza. ubu rero ejo bundi wagiye muri n'Ingororero, niba nibuka neza, mu karere ka Burera. mu karere ka Burera. biravugwa ko cyangwa se inkuru zakuye mu bitangazamakuru, biranagaragara ku mashusho ko ushobora kuba noneho warabonye umuryango. ibyo byo bihagaze bite? ese koko umuryango warawubonye? ni umuryango wawe? bihagaze gute? ni ukuvuga ngo aho ngaho mu karere ka Burera ni umuryango wanjye. nyuma y'igihe iyo test imaze guferinga, nahise nkomeza ndashakisha, hadaciyemo n'ibyumweru 3, hari uncle uba mu gihugu cya Finland niwe wampamagaye, arambwira ati rero buriya utangiye gushakisha umuryango twari twakubonye, ariko tuza kugira ibyago, murumuna wanjye yitaba Imana, ntibyakunze ko twebwe dukomeza kubisikanya ibintu bibiri. twabanje gushyingura n'iby'ikiro birarangira, ubu ngubu nibwo none twabona umwanya. arambwira ati icyo nshaka, nyoherereza ifoto yawe yo mu bwana, iyo wari utangiye gukura, ndetse n'iy'ubu ngubu ndebe. ndazimwoherereza, arazireba, ndamubwira cyakoze nanjye nyoherereza ifoto. nawe anyoherereza ifoto, noneho anyohereza ifoto imeze nkanjye. ariko ko nabonye n'ubundi iyawe uba yize n'imyenda wambara n'ahantu. ikintu cya mbere cyakoze ndamubwiye nyine numvise ikintu byikubise mu mutima nyine cy'ubwoba. ndamubaza se ko ndagira ngo nyine wanyibeye amafoto. ubwo arangije ahita ampamagara kuri WhatsApp, turavugana, ndamusobanurira, nawe ambwira ko umwana wari umushiki we, umwana yaburiwe muri Congo muri 1997, yari yaravutse 95. akaba yabonye koko byanze bikunze ndi umwana wabo. wumva nta kindi cyari kubaho, kubera ko urumva yarari kure. yarambwira ati cyakoze mu Rwanda haba murumuna wanjye, akaba na mushiki wanjye, akaba na nyogokuru na mushiki wawe. icyo gihe ampuza nabo,
mpita mvugana n'uwo ngo nyogokuru kuri WhatsApp, arambwira ati uzaze mu rugo, barandangira mu karere ka Burera aho bita muri Kivuye. Ni mu sinibuka neza ariko bakunze kubita Rwambogo. Ugezeyo rero bakwakiriye gute? Ndabona byari ibirori uko bisa kose. Uvuga ngo umunsi wa mbere nagiyeyo nyine bagiye gucekinga, ko umukecuru yaravuze ati umwana njye nari muzi neza twarabanaga mu nkambi, ikintu yarahuje na se ibirenge, akaba yarahuje n'abandi bana ibintu bijyanye n'intoki n'imirongo yo mu biganza. Intoki nazo zari nk'izasi, ariko akajya kujyana none izo mu muryango wo kwa nyina. Icyo gihe nagiyeyo, ahubwo igitangaje nuko nagiyeyo ngiye bagakeka ko ndi umwana wa anko. Umva anko ni umuntu uba hanze, ntabwo akunze kuza ngo bamubone. Noneho ubwo naraje nkajya nkumva kuko anko yitwa Ndereyimana Eric. Noneho nkumva abantu baravuga ngo dore ngo umuhungu wa Ndereyimana, ariko njye ntabwo nari nakabimenya nyine, umva ku bwari ubwa mbere mageze. Ndagenda nyine nsanga mu rugo hari abantu benshi cyane, nk'akagari kose kateranye. Nkumva bose baravuga ngo dongo reba ngo niwe ngo umutwe, nkumva nyine bagenda bavugana n'abantu ngo reba ngo sureba ngo afite umutwe nk'akana, akangorera mu maso ngo nakuriya ngo niko yari ameze. Noneho icyo gihe ibyo byose babivugaga mpagaze nyine ntaranaberekana kagafoto ko mu bwana n'iki. Nuko barabanza banjyana mu nzu baranyakira nyine ubona ko bishimye. None baravuga ati ikintu gisigaye noneho ni ukureba ibirenge. Barambwira kuramo inkweto. Icyo gihe bantebye intebe hanze, hari abantu benshi cyane, urugo rwuzuye. Ubwo nkuramo inkweto, bakireba ikirenge, nawe nta kindi cyabayeho nyine. Barabyinnye barabyina koko, baravuga ati umwana n'uyu nguyu mwana twamubonye. Kuva ubwo nyine umukecuru aravuga ati njyewe nari nabibonye neza, n'ubundi ibirenge bye nari mbizi, intoki zo nari nangije kubibona, icyari gisigaye ni ikirenge. Aravuga ati iyo nza gusanga ibirenge bitameze nk'ibya papa we ntabwo yari kuba ari. Urumva ko ibindi byose nyine barabireba basanga n'ubundi bihuje ibirenge, imirongo yo mu kiganza, intoki nk'iza papa. Noneho ahubwo nibwo nabonye kubereka ka gafoto ko mu bwana rero. Urakaberetse rero. Ubwo noneho nkaberetse, noneho barabyina rero karahava. Aravuga ati umwana n'uyu nguyu, ati nta no kwibeshya, ati niwe, ati n'aka gafoto. Bahita bajya kunshakira ifoto ya papa, ndareba nyine mpita mbona n'undi hari ibintu duhuje, ko papa aba muri Congo Brazzaville, mama akaba muri Uganda. Ko nabo batandukanye ubwo naburaga muri 1997, nabwo nibwo batandukanye, ni nabwo baheruka kubonana. Ubwo urumva nta kindi cyabayeho, bahise bahamagara mama, mushiki wanjye ahita ahamagara papa aba muri Congo Brazzaville. Ubwo nanjye nta kindi nari burenzeho. Urumva usanze abantu ibintu byose bihura, sinzi niba bakiri kuvuga ngo test yo kwa muganga, kuko nabona igena yamvuga ati igihe cyose nzabona umuntu, byibura umuntu uzaba uri muri famille yanjye azaba afite umutwe nk'uwanjye, kuko adafite umutwe umeze nk'uwanjye ntabwo byaba ari iby'abambeshyi. Umutwe niwe wavugaga. Yavuga ati umutwe rwose nta oya, adafite umutwe utameze nk'uwanjye, abo ngabo baba bambeshye. Ubu rero umuryango warawubonye, ibyishimo bihagaze bite? Ese ubu noneho urajya kuba muri Finland, urakomeza kuba hano, bihagaze gute? Uvuga ngo umuryango narawubonye, na mama twarabonanye, nubwo umutekano utahagaze neza hagati ya Uganda n'u Rwanda, ariko nyine Imana yaramubashishije kuza agera mu Rwanda. Mwarabonanye yaraje? Turabonana, kuko nyuma yo kugenda bakareba nyine byose bigasanga birahuye, habaye ikintu cyo kwakirwa mu muryango. Ariko nakiriwe mu muryango wo kwa mama icyo gihe hari ku 15 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka 2019. Ndagenda umva mama yaraye agenda, kuko akibimenya yarampamagaye arambwira ati ubu ngubu, ati ndumva naza nihuta. Ariko nyine baramubwira turamenye utibeshye ukagera no ku mupaka. Ubwo nyine nta kindi cyabayeho, nyine yagumye ariko agakomeza mpamagara. Umunsi bavuze yuko bafunguye by'agateganyo umupaka, imodoka zigatambuka, nawe yahisaze nawe yarahatambutse nyine araza.
nuko igihe kiragera cy'ibirori nyine byari ibintu bishyushye cyane nyine byari nk'ubukwe bari babyiteguye. kubona umubyeyi wawe bwa mbere Eric imbamutima zari zimeze gute? Kwenda ko bwa mbere nyine nari namubonye ku ifoto, bari banyeretse ifoto ye, ariko nkimara kubona ku ifoto ye nyine rumva hari ukuntu nariyakiriye n'ubundi mu buzima. Wabaye n'umuntu mukuru cyane. N'ubundi nabaye umuntu mukuru, nta kuvuga ngo ibiki n'ibiki nyine. Hari igihe nyine wenda nk'igitsina gore cyo rero kirarira, ariko nyine ni kwa kugaragaza ibyishimo, ukabona nyine ko wishimye cyane. Ubundi mama duhura bwa mbere ntabwo twahuriye mu birori, ahubwo bwa mbere na mbere y'uko ibirori biba yaje kundeba i Kigali. Ibirori byari bube kwa gatandatu, we aza kundeba ari kwa gatatu. Icyo gihe twahuriye Nyabugogo. Hano akavuyo ko muri gare ntabwo wapfa kubona umuntu, ariko njye nageze Nyabugogo muri gare ndamubura, ahubwo niwe wambonye imbere kandi ari bwo bwa mbere. Wageze muri Nyabugogo, we niwe wagutanze guhita kubona? Yewe niwe wantanze kumbona. Ubwo nyine abantu bayoberwa ibintu byabaye muri gare rero, aho n'abantu bahoberana bagira gute, abantu bimeze gute, birabacanga nyine ibintu byari byabaye. Uwo munsi twaririrwanye umunsi wose, twaririrwanye guturuka saa sita kugera nimugoroba ninjoro, kuko banaraye i Kigali bataha mu gitondo. ngira ngo Eric wenda tunagana ku musozo, hari nk'abandi bantu nanone kugeza ubu wenda bakiri mu buhungiro cyangwa se bavutse bisanga gutyo imyaka 10 igashira 20, 25, akavuga ati ibintu byararangiye. Ubanza kugera kuri atari ko gupfa cyane, kugera kuri ntago ari ko gupfa. Ni iki wababwira cyane cyane mu rwego rwo kwiremamo icyizere ko nyuma y'ubuzima wenda bushari umuntu ashobora kongera kugira ibyishimo? Ubundi baravuga nyine nyuma y'ibigeragezo haba hari ibisubizo. Uko waba umeze kose, uko waba utekereza kose mu buzima, cyambere nukubanza ukizera Imana, kumva ko Imana ihari kandi ibyo wakora byose utayifite ntacyo wageraho. Umuntu wese nawe, haba abantu bakiri mu buhungiro banze kuza mu Rwanda, hari abantu bakiri mu buhungiro banga kuza mu Rwanda kubera ko babwira amakuru atari, bakababeshya nyine, bagahora bahorana ayo makuru nyine. Wowe wanababwira uhaba bakavuga ati n'ubundi bya bindi nyine byaho ngaho ntabwo mwavugisha ukuri. Nk'aho ngaho rero nyine icyiza ni uko basabwa kumva umuntu uhari, ntibishinga ibintu byo kuri YouTube n'aya maradiyo nyine y'izo nyeshyamba birirwa bumva. Abana noneho b'imfubyi rero nabo ikintu cya mbere buriya ni ukwiyakira. Ukwiyakira ukagira icyizere cyiza cy'ejo hazaza, ubundi ukavuga, ukitekerezaho, ukavuga ese ndinde. Iyo umaze kwitekerezaho uvuga ese ndinde, icyo gihe none utangira gushaka uwo uriwe. Kugira ngo umenye uwo uriwe rero ni hahandi utekereza, ubwenge bukagusubiza inyuma ahantu ubuzima bwawe bwatangiriye. Niba waribonye uba mu kigo cy'imfubyi, aho hantu ukamenya ko nushaka kumenya uwo uriwe niho hantu uzajya gutangirira. Niba warabayeho ubona urerwa muri uwo muryango ariko bakubwira ko uri imfubyi, abo ngabo nibo bazakubwira byose. Amakuru umuntu aguhaye ugomba gufata ayo ngayo, nta kuvuga ngo buriya ngo wasanga yambeshye. Hoya, yego harimo umuntu ushaka kukubeshya wenda ku bw'inyungu, ariko ikintu cya mbere wowe ubwawe ugomba kubanza kwiyakira, kuko iyo utangiye gushakisha ubutekereza ibintu bibiri, umuryango nzawubona cyangwa se nzawubona. Kuri icyo wenda ujya gufata icyemezo cyo gutangira gushaka umuryango, wari ufite icyizere cy'uko ashobora kuzabona? Buni ngiye ntangiye gushakisha umuryango nari mfite icyizere cy'uko umuryango nzawubona, ndetse nari mfite icyizere kirenga 100%. Nta kintu na kimwe, kuko nta kintu na kimwe nari mfite ngenderaho, usibye ko nari mbizi neza ko nabaye mu kigo cy'imfubyi. Byanze bikunze nubaga ikigo cy'imfubyi kizambwira ahantu navuye. Rero kuko nubaga ko nibahambwira byanze bikunze nyine nzahita mbabona. Numvaga nyine bazahambwa akambwa ati wenda ni kanaka wakuzanye nkahita njya kumureba, ariko siko byagenze rero urumva. Ariko nubwo nasanze nyine atari umuntu wanzanye ngo mpite njya kumubaza ahita anyereka, ariko n'ubundi inzira bandangiye n'ibyo bambwiye nibyo byamfashije kubona umuryango. N'undi muntu rero wese utari wabona umuryango we, ikintu cya mbere aba agomba kwiyakira mu buzima, kubanza kwiyakira, akumva ko agomba kwihangana. Iyo utangiye gushakisha umuryango uhura n'ibintu byinshi cyane.
hari abantu bakubwira amagambo agukomeretsa, hari umuntu ukubaza ikibazo ukabona kigusubije mu kahise, ntarimo n'abadatinya kukubwira ngo ati ibyo ngibyo ni bimwe by'abahutu n'abatutsi, ubwo nawe wasanga nyine wari umututsi nyine abahutu bene wanyu barabishe. Urumva umuntu abakuzanye n'abakubwira ati ibyo ntibishoboka, uri mu miteto, reka kuba warakuze birahagije. Ubundi umuntu ahita akubwira ngo ubundi se ko wakoze urarwana n'iki, ntushaka kubyihorera. Urumva byo byose ni ibintu biguca intege, ariko ikintu cya mbere kibabaza nyine uguca intege akubwira ati ntushaka kubyihorera, ibyo ngibyo byo nta kibazo. Ariko umuntu utangira kukubwira bya n'ibyo babaye muri jenoside ati nkawe se ubwo iyo wirebye ubona nawe utari umututsi, ati ubwo nyine abahutu nyine bagukozeho ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu rwose ni ibintu bidashobora kubura, kuko nyine nanjye abantu bagiye babimbwira, kandi ariko nasanze nyine cyane cyane abantu undi babivuga ni babandi banze gutaha bakiri hehe hanze, nyine bamwe barebera u Rwanda kuri internet. Hajya wari umaze imyaka ingahe utarabona umuryango? Ubu n'umwaka kangahe? Ni ukuvuga ngo namenye ubwenge mfite imyaka 3 hafi 4, uvuga ngo ubu ngubu hashobora kuba hashize imyaka 21. Iyo ufite ubu ningahe ubu? Ubwo mfite 24. 24. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda tunasoza mu ijambo rimwe, nyuma y'imyaka 24 ubonye umuryango. Kuba mu muryango wawe noneho ubyakira ute? Ubona imyaka yari ishize ari myinshi cyane, hari ukuntu nari mbayeho, hari ukuntu naramenyereye nyine kuntu ubusanzwe nibeshaho nta muntu waruntunze. Noneho ikintu cyo ngo kuba mu muryango, nanone umuntu najya kuba kwa papa na mama, ariko none ikibazo nabo ntibahari. Nuvuga ngo byansaba kujya kuba kwa nyogokuru, kandi nyogokuru nanone kwaba ari ukugira gute, kwaba ari ukumurushya. Ahako noneho kumenya ko umuryango wawe nibura hari mu muvandimwe, hariho umuntu ushobora kuvuga ati we nanjye niwe nkomokaho, wumvishe ubyakiriye gute nk'umuntu noneho nangiye gukoresha ijambo ngo utagira shinge na rugero, utagiraga aho yihengeka, utagiraga direse, noneho ukaba warayibonye? Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ubundi nkimenya ko hari umuntu tuvindimwe duhuje amaraso, nta kindi kintu cya mbere twahise dutangirana urugamba rw'iterambere. Kuvuga ngo kuba nzi ngo nkomoka aha, mvuka aha, nabyawe na kanaka na kanaka, ibyo byonyine byatumye mpita mvuga ngo guhera uyu munsi kuba mfite mushiki wanjye akaba hari urugero runaka arimo, nta kindi ngomba gukora usibye kumufasha tukazamuka. Kuko urumva hari abandi nari mfite n'ubundi bamwe bandeze mu miryango, uko nabaye mu miryango 2 itandukanye, ariko urumva ko none amaraso yawe ari amaraso yawe. Kuko na papa tukivugana yarambwiye ati mwana wanjye nakubonye ku mafoto warakuze, wabaye umuntu w'umugabo. Icyo nakubwira ni uko ugomba kumenya mushiki wawe, ukamenya ko uri wowe, uvuga ngo wowe ube mu mwanya wanjye, bivuze ngo ugiye kuba se mu gihe ngiye ntahari. Uvuga ngo icyo gihe njyewe nahise mvuga ati ubu none nanjye ngiye kuba papa wa mushiki wanjye, ngomba kumumenya. Kuko urumva afite 21 hafi 2. Waramurusha 3 gutyo? Ndamubone urebye ndamurusha 2 irengaho amezi. Yes, tugushimiye cyane Eric, nyirango kuba dusangije ubwo buhamya, ni ubuhamya bw'ibishoboka kandi buvuga ngo kwihangana, umuntu kwihangana bitera kunesha. Ikindi nkuko wagiye ubigarukaho avuze ati umuntu utarabona umuryango, hari ibintu byinshi bizamuca intege natangira urugamba rwo gushakisha umuryango. Ariko Eric, by'umwihariko natwe nk'itangazamakuru twishimira ko nibura wabonye umuryango wawe, cyane ko uri mu bantu bakeya baje basaba cyangwa se begera itangazamakuru. Ikibazo cyari ikibazo gisa nkaho gikomeye cyane, kuvuga ngo umuntu w'imyaka 25 cyangwa 4 ntabwo arabona umuryango, ntazi ariko abonye umuryango we, ni ibintu twishimiye. Erika, tugushimire cyane, kandi ubwo buhamya ujye ububwira abantu bumve ko ibintu bishoboka. Ni ukuri nanjye ndabashimira cyane, mwaramfashije ntako mutagize. Ni ukuri Imana izabahembe. N'abantu bose bagiye bansengera, abapasiteri bagiye banyandikira amasengesho, abampamagaye bakansengera, abantu bambwira ati mwana wa mama rwose ibyo bintu ikintu byabaye muri 1994 byari ibintu bibi cyane. Kuba nta muryango ufite birambabaza. Abantu benshi bambereye ba mama, abantu bambera ba mama, abandi baba bakuru banjye, abandi baba bashiki banjye, ariko bose ndabashimira, ngashimirana
umuhanzi Mani Martin nawe ukunda kunyandikira akambwira nabaye mu kigo cy'imfubyi nanjye ubuzima nk'ubwo ngubwo ndabuzi hari uko nabaye bitandukanye nawe ariko akagenda anyereka inzira urumva ko noneho kubona umuntu ukuba hafi akubwira nubwo umuryango wanjye yenda nawubonye ariko ibyo bintu nabibayemo urumva ndashimira mwese abantu bagize uruhare nyine kuko buriya umuntu uguhumuriza umuntu uguha inama kiba ari ikintu gikomeye cyane